episode ya mbere yarangiriye yegereye Yannick bwa mbere mu ijoro rituje batangiye kuganira, maze Yannick atangira kumubwira inkuru y'urukundo rwe rwa mbere. Urukundo rwarangiye nabi ubwo umukobwa yakundaga yamusigaga agahitamo umugabo w'umukire ndetse akamuha invitation yo kuzaza mu bukwe bwe. Iyi ni episode ya kabiri y'inkuru y'urukundo rutoroshye hagati ya Yannick na Lily. Urukundo rutatangiriye mu byishimo, ahubwo rwatangiriye mu rwango, agasuzuguro n'ubuzima butandukanye cyane. Ijoro ryari rikomeje kugenda rirushaho kugana mu rukerera. Ukwezi kwari gukomeje gutanga urumuri rukamurika mu maso ya Yannick, rukagaragaza neza agahinda kari mu maso ye. Lily yari yicaye hafi ye atuje cyane, amuteze amatwi nk'ari kumva inkuru ya mbere mu buzima bwe imukoze ku mutima. Yannick yongeye guhumekera hejuru, agarura ibitekerezo asa n'uvuye kure cyane mu bihe byahise, maze akomeza inkuru ati umunsi yampaye iyo invitation sinigeze numva ububabare nk'ubwo. Lily yahise amwitegereza cyane, nuko Yannick arakomeza ati yarayimpaye ayimpa aseka nk'ari ibintu bisanzwe. Arangije arambwira ati ndashaka kuzaza mu bukwe bwanjye ukabona uko nzaba nishimye. Lily yahise yifata mu gituza abaza Yannick ati ariko se yabikoze abizi neza ko bizakubabaza? Yannick aramwenyura, ariko iyo nseko ntabwo yari irimo ibyishimo. Ati yarabizi neza ko bigomba kumbabaza, ariko yari yaramaze guhitamo undi muntu akunda kandi umubereye. Mu ijoro ribanziriza ubukwe bwe ntabwo nigeze nsinzira. Natekerezaga niba nzajyayo cyangwa niba nabireka. Umutima wanjye warambwiraga uti ntujyeyo, ariko hari ikindi kintu cyambwiraga uti jyayo wirebera ukuri. Lily yaramwigamije gato kugira ngo amwumve neza kurushaho. Yannick ati nafashe icyemezo cyo kujyayo. Nambaye imyenda yanjye myiza kurusha indi yose nari mfite nubwo yari ishaje. Yannick yasetsemo gake, ariko iyo nseko yari yuzuyemo agahinda. Ati nashakaga ko nibura andeba akabona ko nkiri umuntu ufite agaciro. Lily yumvise umutima we wenda gusandara kubera agahinda. Yibutse uko yasuzuguraga Yannick, yibuka n'amagambo mabi yose yamubwiye, ariko ntabwo yigeze agira icyo avuga ku kanya. Yannick yakomeje kumubarira inkuru ati nageze aho ubukwe bwari burimo kubera, abantu bose bambaye neza, hari imodoka nziza, ibintu byose bitandukanye n'ubuzima nari nzi. Lily mu ijwi rituje yaramubaza ati ubwo se umukobwa yarakubonye? Yannick yaracecetse gato ati yego yarambonye. Lily ati yakoze iki? Yannick yahise amureba mu maso bwa mbere asa n'ushaka kumwereka ububabare bwe bwose. Ati yaranyegereye araseka arambwira ati wakoze kuza, nari mbizi neza kutazabura kuza. Arangije anyereka umugabo we arambwira ati uyu niwe nahisemo, uyu niwe wahisemo kunyitaho neza kurusha uko we wabikoraga. Ayo magambo yari nk'inkota mu mutima wa Yannick, kubera ko yari kuyasubiramo byatumaga agaruka muri ubwo bubabare yanyuzemo kera cyane. Yannick yahise yongera ati naramwenyuye ngerageza kwihangana, ariko imbere muri njye numvaga ndi gushira. Iryo joro Yannick na Lily baraganiriye cyane, byari ijoro rituje cyane, ariko umutima wa Lily wo ntabwo wari utuje. Yari amaze kumva ibintu atigeze atekereza kuri Yannick mbere hose. Yaratangiye kumva ububabare Yannick yanyuzemo, ndetse yaratangiye kumubona nk'umuntu ugomba guhabwa agaciro. Yabajije Yannick mu ijwi rituje ati ubwo se amubwiye ko ukimukunda? Yannick ati oya. Lily ati kubera iki? Yannick ati kubera ko hari igihe ugomba kwemera ko umuntu atakiri uwawe niyo umutima wawe utaba ubikwemerera. Ayo magambo yamubwiye yakoze ku mutima wa Lily mu buryo budasanzwe. Lily ntabwo yari azi icyo agomba kuvuga ku kanya, ariko ku nshuro ya mbere mu buzima bwe yumvise ashaka kubwira Yannick amagambo atari ay'agasuzuguro. Yarebye Yannick mu ndoro iteye impuhwe, aramubwira ati ibyo yagukoreye byose ntabwo byari bikwiriye. Yannick yaramwitegereje asa n'utunguwe gato. Uwo niwe mwanya wa mbere mu buzima bwe Lily yaramweretse ko byibura yabasha kwiyumvisha ububabare bwe. Yannick yaramwenyuye mu buryo bworoheje ati ubuzima bwanjye bwahahise ntabwo bwigeze buba bwiza kuri njye. Lily yahise aseka, ariko aricecekera. Mu mutima we hari amagambo yavugaga ati nanjye sinigeze mba mwiza kuri wowe. Ijoro ryari ririmo kugenda ricya buhoro buhoro, ariko hari ikintu cyari gitangiye kuvuka. Zari impuhwe Lily yatangiye kugira Yannick, ndetse n'itangiriro ry'urukundo rwabo rudasanzwe. Uko ijoro ryakomezaga ari ibicuraburindi, amagambo ya Yannick yaramaze guhindura byinshi mu mutima wa Lily. Lily yari yicaye hafi ya Yannick atuje cyane, nta gasuzuguro kari kumugaragara mu maso nk'uko byari bisanzwe. Yannick yongeye kumva atuje, atangira kwiruhutsa. Yasaga n'uri gusubira mu bihe byamubabaje cyane kurusha ibindi byose mu buzima bwe. Ati nyuma y'ubukwe bwe nahise nigendera. Lily yahise amubaza atuje ati ntabwo igeze agusaba ngo usigare se cyangwa ngo muganire? Yannick yahise amwenyura gahoro, ariko nyine bigaragara ko ababaye. Ati oya, nta mpamvu yari ihari yo kuganira nawe. Akomeza nanone agira ati nagiye nyine nagenze urugendo rurerure n'amaguru,
ntagira aho njya, nari nabuze icyo nakwizera. Lili yumvise umutima wenda kumeneka, akomeza gutekereza ukuntu Yannick yari wenyine atashye nijoro, umutima uremereye cyane, bimutera agahinda, bwa mbere mu mateka amugirira impuhwe. Yannick yakomeje agira ati, nageze mu rugo iwacu, mama mbonye ahita amenya ko hari ikintu cyambayeho. Yahise amwenyura buhoro, ariko mu maso he hari harimo ububabare budasanzwe. Mama yarambajije ati, mwana wanjye kuki amaso yawe yuzuye amarira? Ati, mama naramubwiye nti nta kintu gikomeye mama cyambayeho, ahubwo ni ubuzima busanzwe gusa. Lili yahise areba hasi ho gato, bamaze akanya gato bacecetse. Yannick akomeza kumuganirira ati, mu by'ukuri uwo munsi nibwo natangiye guhinduka. Lili yahise amwitegereza mu maso, hanyuma aramubaza ati, guhinduka gute? Yannick nawe yaramwitegereje atuje ati, natangiye kwemera ko nkiri umukene, ariko sinzabigumana ubuziraherezo. Ayo magambo yari afite imbaraga nyinshi cyane, ntabwo yari amagambo asanzwe, ahubwo yari icyemezo cy'ubuzima Yannick yari yamaze gufata. Lili yumvise umutima usa naho utera cyane, ati, nibwo wahisemo kuza gukora hano? Yannick ati, yego, nari ndi gushaka gutangira ubuzima bushyashya, nari nkeneye aho mpera. Lili yaratuje, maze atangira kwibuka umunsi wa mbere yamubonye, uburyo yamusuzuguye ndetse n'uburyo yamusekaga cyane. Mu mutima we hajemo ijwi rimwe rigira riti, uyu muntu yanyuze mu bintu byinshi, none nanjye ndacyari kumubabaza? Ku nshuro ya mbere Lili yumvise agize isoni. Yarebye Yannick mu maso, aramubwira ati, wigeze umbabarira ku byo nagukoreye? Yannick yaratunguwe cyane, ntabwo yari yiteze ko Lili yamusaba imbabazi. Yaramwitegereje mu maso, aramwenyura gake gake ati, ntabwo nagufashe nk'umwanzi wanjye. Lili nawe ati, ariko njye nakubwiye amagambo mabi? Yannick ati, nibyo, ariko wakuriye mu buzima butandukanye n'ubwanjye, ndabyumva. Ayo magambo yakoze ku mutima wa Lili kurushaho. Ntabwo yari amenyereye umuntu umwumva gutyo atamucira urubanza. Bamaze akanya gato bacecetse, ariko ako kanya gato kari kuzuyemo amarangamutima menshi cyane. Lili yahise yegera Yannick gato, bwa mbere nta kwitinya. Ijwi rye rituje ati, ntabwo nari nzi ko ufite umutima nk'uyu. Yannick aramwenyura ati, abantu benshi ntabwo bakunze kubona icyo kintu. Bombi bamaze akanya bacecetse, barangamiye mu kirere, bari kwirebera inyenyeri zari ziri hejuru yabo. Muri uwo mwanya nta wiyitaga umukire, nta n'uwiyitaga umukene. Hari abantu babiri gusa barimo baganira, basa naho bahuje amarangamutima. Gusa muri ako kanya hahise humvikana ijwi rifite imbaraga, ryari riturutse mu nzu yo kwa Lili, rihamagara riti, Lili, urihe ko ntakubona muri iri joro? Ni mama wa Lili warimo guhamagara. Ijwi rye ryari ririmo uburakari bwinshi cyane. Lili yahise ahaguruka vuba vuba, umutima utera cyane, abwira Yannick ati, ndagiye, badusanze hano byaba ibibazo. Yahise yiruka ajya mu nzu, ariko mbere yo kugenda yarahindukiye yitegereza Yannick, amubwira atuje ati, murakoze ku nkuru yawe mumbwiye. Nibwo bwa mbere Lili yarabwiye Yannick amagambo nk'ayo ngayo atarimo bwibone. Yannick yasigaye aho aramwitegereza agenda, gusa akomeza kumwenyura buhoro buhoro, nubwo umwanya wari bamaranye wari muto wari umaze guhindura byinshi cyane. Lili yageze mu cyumba araryama, ariko noneho ntabwo yari Lili wa wundi wa mbere. Yakomeje gutekereza cyane ati, ese koko ninjye wamubabaje gutyo? Kuki numva nshaka gukomeza kumwumva kurushaho? Uwo munsi Lili yatangiye guhinduka, nubwo ubwe mu mutima we atabyemereraga. Mu gitondo cyakurikiyeho izuba ryararasaga gahoro gahoro. Nk'uko bisanzwe Lili yakangukaga afite umujinya, ariko mu munsi wari utandukanye. Yakangutse bucece, yicara ku buriri bwe, asa n'utujeho gato. Ikintu cya mbere cyaje mu mutwe we si imyenda myiza yagombaga kwambara umunsi cyangwa se kujya ku ishuri, ahubwo ni Yannick. Yibutse ikiganiro cyabo bagiranye mu ijoro ryahise, amagambo ya Yannick, uburyo yavugaga atuje, n'ukuntu yumvaga nawe amugiriye impuhwe. Yahise atangira kwivugisha bucece ati, ese koko ni njye wari wahinduye uko mfata Yannick? Mu gihe yari agitekereza ibyo, umukozi wabo yaje amuhamagara ati, Lili, igitondo cyiza, ugomba kwitegura ukajya ku ishuri. Lili yahise amusubiza atuje ati, ndaje. Nibwo bwa mbere ijwi rya Lili ryumvikanye rituje gutyo. Hanze ku irembo Yannick yari yamaze kuhagera kare nk'uko byari bisanzwe, ariko uyu munsi yari afite amarangamutima n'ibitekerezo bitandukanye. Yari arimo kwibaza niba ikiganiro agiranye na Lili nijoro aricyo cyamuhinduyeho, cyangwa niba byose biri busubire uko byari bisanzwe bimeze. Yahagaze atuje amutegereje, amaso yahanze ku muryango Lili yasohokagamo. Lili yarasohotse, yambaye neza nk'uko bisanzwe, ariko isura ye yari itandukanye. Yari ituje. Yagezeho Yannick yari ari, amara akanya gato amwitegereza. Yannick agira ubwoba, yumva umutima we utangiye gutera cyane. Yatekerezaga ko agiye kumubwira amagambo asanzwe y'agasuzuguro yamubwiraga, ariko aho kuvuga ibyo yari asanzwe avuga, Lili yavuze mu ijwi rituje ariko rifite uburemere budasanzwe,
ati mwaramutse Yani. Yannick yaratunguwe nawe ati mwaramutse neza. Ako kanya hari ikintu cyari gihindutse mu buzima bwa Yannick, nubwo cyari gito cyane. Batangiye urugendo rwabo bajya ku ishuri, ariko noneho Lily ntabwo yamusabye kugenda inyuma ye, ahubwo nyine baragendanaga intambwe ku yindi, nubwo nyine batari kwegerana cyane. Mu nzira bajya ku ishuri, babana bagenzi ba Lily bongeye kubabona. Umwe muri bo yahise aseka ati Lily, uracyagendana n'uwo mukozi wanyu? Abandi nabo baraseka cyane. Icyo gihe Yannick yaragiye kongera kumva ya magambo bamubwiye amubabaza. Iyo bituma umutwe areba hasi, ariko icyo gihe habaye ikintu kidasanzwe. Lily yahise ahindukira areba abo bana barakariye cyane. Ati yego, ni umukozi wacu ariko ndagendana nawe. Hari ikibazo se? Abana bose bari aho baracecetse, baratungurwa cyane. Umwe yongeye kuvuga aseka gahora ati nta kibazo, twari turi kwisekera gusa. Lily yahise amusubiza mu ijwi rifite imbaraga ati niba ari uguseka mujye museka bitabaye ngombwa ko mubabaza abandi. Ako kanya bose baracecetse burundu. Yannick we yari ataramenya uko abyitwaramo. Yarebye Lily mu maso asa n'utunguwe cyane. Mu mutima yaribazaga ati ese uyu niwe Lily nari sanzwe nzi? Bakomeje urugendo, ariko uwo mwanya wari umaze guhindura byinshi. Hashize akanya gato, Yannick yahise avuga mu ijwi rituje ati Lily, urakoze cyane kunkiza bari abana. Lily yahise amureba mu maso ariko atuje ati kubera iki wanshimira? Ati ndagushimira ku byo wakoze. Lily yahise asa n'ushaka kumwirengagiza, asa n'ushaka guhisha amarangamutima ye. Ati ntabwo nashaka ko wakubabaza gusa, nta kindi. Gusa mu by'ukuri Lily ntabwo yari gusa, hari ikindi kintu cyari kiri kuvuka imbere mu mutima we. Bageze ku ishuri, Lily yafashe igikapu cye atuje, hanyuma ahita ahindukira areba Yannick, aramubwira tuze kuza kundeba hakiri kare kuri uyu munsi. Yannick yaratunguwe ati kubera iki? Lily yahise aceceka akanya gato, arangije avuga mu ijwi rituje ati nshaka ko twongera kuganira. Ako kanya umutima wa Yannick watangiye gutera insigane. Ntabwo yari yiteze ko Lily yamubwira ayo magambo. Yaramwenyuye ati sawa. Lily yahise yinjira mu ishuri, ariko uwo munsi ntabwo yari nk'indi minsi. Hari ikintu cyari gitangiye kuvuka imbere mu mutima wa Lily ndetse no mu bwenge bwe. Yannick yasigaye aho yitegereza Lily yinjira mu ishuri, hanyuma arivugisha buhoro ati ahari ubuzima bwanjye bushobora kuba bugiye guhinduka. Ubwo bwaba bugiye guhinduka butera? Naho muri episode ya 3.